Yesu ashimwe, mwebwe mudukurikiye bakunzi b'ijambo, abakunzi b'umusaraba, abakunzi b'inzira ijya mu ijuru, twongeye kubasuhuza. Muri kumwe na mwene so Evangeliste Munyeshyaka Theogene, amahoro y'Imana yabanye namwe, mumeze neza, ariko kandi niba utameze neza humura. Ubuzima burahinduka, Imana itanga icyerekezo, amahoro akaza mu mutima. Ni ukuri, udafite amahoro mu mutima nta byiringiro uba ufite, ariko hashimwe Yesu waje akaduha amahoro yo mu mutima kandi akadukiza n'ibyaha. Ni ukuvuga ngo nta kindi, dusenge Imana izaduha amahoro, izaduha amahoro yo mu mutima kandi izaduha amahoro no mu buzima bwo mu isi. Imana ishimwe. Wowe dukurikiye rero wakoze kubana natwe, nagushimira kandi wowe ubana natwe mu kiganiro nk'uko twabishyizeho by'iyobokamana, twiga Bibiliya, twiga ijambo ry'Imana. Ni isoko y'agakiza, nta handi tuvoma agakiza, nta handi tuvoma iby'ubugingo, ni muri Bibiliya yacu Imana yaduhaye. Ndagushimiye rero, turi mu cyigisho kivuga ku ntumwa 12, twahereye kuri Petero ubwashize. Ndabashimira mwebwe mwakibonye, mwakoze na comment na like, Imana ibahe umugisha. Ku bwa kabiri twiga ku ntumwa ya Yohana, Imana na iki kiganiro mwarakibonye, Imana ibahe umugisha. None ku bwa gatatu tugiye kwiga ku ntumwa ya Yesu Kristo yitwaga Filipo, niyo tugiye kwiga. Muri za ntumwa 12 twabanjije Petero, dukurikiza Yohana. Ku ntumwa ya gatatu tugiye kureba Filipo. Mbibutse ko kwiga izi ntumwa nta kindi, ibi nibyo twigira ku birenge by'abatubanjirije. So ni ukuvuga ngo abatubanjirije uburyo kibagendanaga n'Imana, hari uburyo kibabanaga n'Imana, hari uburyo kibatindanaga n'Imana. Urwo rugendo banyuzemo niko natwe tuba tugira ngo twige, turebe uko banesheje, turebe uko batsinze ubuzima bw'iyi si. None natwe biduha imbaraga zo gukomeza muri uru rugendo, biduha imbaraga zo gukomera ku mwami wacu, biduha imbaraga zo kunamba ku gakiza twahawe, biduha imbaraga zo gukomeza impano twahawe. Impano twahawe nta yindi, ni agakiza. Iyo ugakinishije karagusiga, ariko nta mpamvu yo kugakinisha. Uwakaduhaye ni Yesu Kristo, ubwo adupfiraga ku musaraba i Golgota. Hashimwe Yesu rero Kristo wemeye kudupfira turi babi, akaduhindura turi babi, tukaba abaragwa tutari abaragwa. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu twiga kuri izi ntumwa, urugendo banyuzemo n'ibyo banyuzemo, kugira ngo dukomere mu gakiza, kugira ngo dukomere mu bitugerageza, ibiduhiga n'ibiza, tuzamenye ko umwami wacu Yesu Kristo ari we murengezi uturwanirira, kandi nibihiza tumenye ko ijuru tuzaritaha kandi tukagerayo amahoro. Imana yacu ishimwe cyane. Ni muri ubwo buryo rero kubyiga biduha umurongo, twigira ku byo batubanjirije, nibyo tunyuramo. Izina ry'Imana ishimwe cyane. Tugiye kwiga kuri Filipo rero, ni intumwa Yesu Kristo, ni intumwa ya gatatu tugiye kwiga. Filipo yahamagawe te? Turareba amagambo ko yagiye akorana na Yesu, ko yagiye abana na Yesu, ariko kandi turebe n'urupfu yapfuye. Ariko ibyo byose, izo mpfu bapfuye by'akarengane, abakristo ko barenganywa, biradukomeza mu rugendo. Hari igihe umukristo ahura n'intambara akavuga ati ndapfuye, hari igihe umukristo ahura n'ibimugerageza akavuga ati noneho ubuzima buranze. Ariko shikama, komera. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, turi mu isi duhura n'ibitugerageza n'ibitubabaza, ariko noneho nubwo umubiri wacu w'inyuma ababazwa akageragezwa, twebwe dukomere, ahubwo umubiri w'imbere akomeze kugwiza imbaraga no gukomera. Umuntu w'imbere naba ameze neza, ni ukuri ijoro tuzaritaha, tuzakomeza kugwiza imbaraga, tuzakomeza gukomera muri urugendo, tuzakomeza gushikama mu byo twahamagariwe, tuzakomeza gushikama mu buntu bw'Imana, kandi ijoro tuzarigeramo. Impamvu tuzarigeramo ni iki? Nta rindi, utuyoboye ntabwo azatuyobya, ni umugabo ukomeye, ni Yesu Kristo, ni Imana, niyo ituyobora umunsi ku munsi, ntambwe yo ku ntambwe. Ntabwo tuzayoba rero, nimuhumure, tuyobowe n'umushumba mwiza, tuyobowe n'umugaragu mwiza, umushumba utuyobora, udukunda, aratwitaho amanywa na nijoro. Turarwara akadukiza, twabura ibyo kurya akatugaburira, akaturengera. Muhumure rero. Filipo rero niyo tugiye kurebaho. Intumwa yahamagawe ate? Yakoze umurimo ate? Yaganiraga na Yesu ate? Filipo ni umuntu mwiza, waje mu Yesu Kristo abizamo neza, abikunze, yabijyanagamo n'umutima we n'ubwenge, yemeye guhara ibye, yemera guhara ubuzima yari abayemo mbere atarasanga Yesu, yemera guhara icyubahiro yari afite, yemera guhara imibereho, yemera guhara inshuti ze, yemera guhara akazi yakoraga, ariko ahitamo umurimo mwiza wo gukurikira Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo umunsi umwe Petero, tugarutseho nyuma ho gato, Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be, bari kumwe
aragenda amanyura imitsima. Amaze kumanyura imitsima arabaha, abigishwa bari baje bateraniyeho rari, bararya barahaga, bajyana imitsima no mu rugo. Umunsi wa kabiri Yesu arongera akoresha igiterane, barongera baratumirana baza ari benshi. Bumvaga noneho ko ari bwongere kumanyura imitsima, ariko noneho Yesu arababwira ati bakiri imbere avuga ati nijye mutsima. Barivuvuta ati se ko twashaka imitsima uriwe mutsima gute? Batangira kugenda umwe umwe. Ariko kwa kundi kunamba kuri Yesu. Petero noneho no mu ntumwa ze, Yesu arebye mu ntumwa ze abona mu mitima yabo batangiye kugenda, batangiye kumuvaho. Yesu arababwira ngo ese namwe murashaka kugenda? Ariko Petero aterura amagambo ameze ngo mwami twakuvayo tukajya he ko ufite amagambo y'ubuzima. Uyu Filipo nawe bari baramaramaje, yumvaga gukurikira Yesu hariho hari amagambo y'ubuzima, yumvaga gukurikira Yesu hariho hari ibyo kurya by'ubuzima, yumvaga gukurikira Yesu hariho hari amahoro yo mu mutima, yumvaga gukurikira Yesu hariho ibyiringiro by'ubu n'iby'iteka ryose. Petero aterera ati mwami twakuva he ko ufite amagambo y'ubuzima. Mwene magambo, nta wundi muntu ufite amagambo aduhumuriza. Umuntu yakubwira amagambo akagukomeretsa, umuntu yakubwira amagambo aguca intege, umuntu yakubwira amagambo agusubiza inyuma. Ariko amagambo Yesu yaje azadukomeza, azadushyigikira muri uru rugendo, akadukomeza, akaduha ibyiringiro, agatuma tunezerwa iminsi yose. Uyu Filipo nawe rero yari muri kigero cya Petero, gukurikira umwami abishaka. Yahamagawe ate? Tugiye gusoma Yohana, turasoma Yohana igice cya mbere, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, ni igice cya mbere umurongo wa 43. Titiri iravuga ngo Filipo na Natanayeli bakurikira Yesu. Dusome ngo udukurikiye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa 43 niho tugiye guhera. Titiri iravuga ngo Filipo na Natanayeli bakurikira Yesu. Imana yakishimwe cyadusome. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galileya, abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Ni ukuvuga Yesu ukuntu yagendaga ahamagara, yagendaga yakora ati nkurikira, kandi ukamukurikira. Iyo Yesu yagushatse, yakubwiye ijambo ryonyine akubwira, ukakubwira biragukurura bikakujyana. Nkwifurije guhura n'ijwi rya Yesu. Uyu Filipo acyumva ijwi rya Yesu, nta kindi yahise amukurikira, aramukurikira baragenda. Ariko noneho Titi yavuze ngo Filipo na Natanayeli, Filipo yaje wenyine, ariko amaze kumenya inkuru ya Yesu, amaze kumenya ubuntu bwa Yesu n'ubwiza bw'Imana, agira urukundo rwo kuba yabwira amakuru meza Natanayeli uyu nguyu. Ni ukuvuga izi ntumwa ze ukuntu zakoraga, niba yahamagawe akamenya ubuntu bw'Imana, akamenya Yesu ko yamuhamagaye, akamumenya, akamusobanukirwa, yagendaga muri karitsiye akabwira inshuti ye, nayo ikazi kumva aya magambo adasanzwe. Hari ukuntu Yesu yigishaga bidasanzwe, hari ukuntu Yesu yavugaga bidasanzwe. Ni ukuvuga ngo yari amagambo adasanzwe abantu bumvaga, bagafata umwanzuro wo kumukurikira, bakagenda bakabwira abandi ngo none ni muzi twabonye Mesiya. Imana ishimwe cyane. Twabonye amagambo adasanzwe, twabonye umuntu uvuga ibintu bidasanzwe. Buri gihe Yesu avuga ibintu bidasanzwe ku buzima bwacu, ku cyerekezo cyacu, kuko aza ari umuntu spesiyale. Iyo twagize amahirwe tugahura nawe, tukamutumwaho nawe akatugeraho, Imana yakishimwe. Uyu Filipo rero amaze guhura na Yesu, aragenda ibwira inshuti ye Natanayeli. Uyu Natanayeli rero ntabwo yahise abyumva. Filipo yaragiye aramusobanurira ku murongo wa 45 tusome ngo Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Ni ukuvuga Filipo noneho aragiye yabwa Natanayeli ngo twamubonye uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bavuze. Ni ukuvuga Yesu yaragiye ahanuye, ba Yesaya bamuhanuye. Yesaya ni umuhanuzi w'iby'agakiza, yagiye amuvugaho Yesaya ukazavuka, ukazakora umurimo w'Imana n'ukazapfa. Amategeko ya Mose y'amagambo Yesu yari yanditsemo. Ni ukuvuga uyu Filipo nawe yari yasomye. Ni ukuvuga aragenda abwira Natanayeli, barahura ati Natanayeli nkufitiye inkuru nziza. Inkuru ya mbere nta kindi, nahuye n'umuntu uvuga amagambo adasanzwe, arakwigisha, arakukuyoboka, akatubwira ibintu byiza bihumuriza. Uwo muntu nta wundi, ni wa wundi wanditswe mu mategeko ya Mose, wavuzwe n'abahanuzi, kandi ni mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli ikintu yavuze ati reka ntibishoboka. Bishoboka gute mwene Yosefu w'i Nazareti?
yatiramo avuga ngo nta cyiza, ese hari icyiza cyaturuka i Nazareti? Umva noneho rero kwa gupinga kw'abantu, aratiramo amagambo ngo nta cyiza cyaturuka i Nazareti. Aka kantu uvuga ngo amaze kuvuga ngo nta cyiza cyaturuka i Nazareti, ariko Filipo ntabwo yacitse intege, yakomeje kumubwira amagambo meza, yakomeje kumubwira ubuntu bwiza. Mu yandi magambo, niba Imana iguhamagaye uzahora n'abagucarenjinga, nujya kubwira ibya Yesu Kristo ubutumwa bwiza uzahora n'abaguca intege. Filipo nubwo amubwiye ngo nta cyiza cyaturuka i Nazareti, ntabwo yacitse intege kubwira ibyo inkuru nziza, amakuru meza yamenye ku muhanuzi, nk'uko amategeko ya Mose yabyanditse. Ntiyacitse intege amubwira amakuru meza, arakomeza aramubwira. Natanaeli aravuga ati nta kindi, tugende. Baragenda bagira imbere ya Yesu. Ariko icyo nkundira Yesu, izi ntumwa uko zamugeraga imbere zahakuraga n'ubuhanuzi, zikahakura n'amagambo meza agiye kubafasha mu buzima bwe bwose. Uribuka umunsi umwe Petero twarabibonye, akimugerera yamubwira ngo uri Kefa, bivuga ngo ibuye, ahakura ubuhanuzi. Uyu Filipo Natanaeli nawe nubwo yabanje kumupinga ngo nta cyiza kizaturuka i Nazareti, aragenda noneho akimugera imbere. Tugiye gusoma ngo umurongo wa 46 ngo Natanaeli aramubaza ati mbese hari i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati ngwino urebe. Yesu abona Natanaeli aza ahari, amuvugaho ati dore mu Isiraheli nyakuri, amuvugaho ati dore umwisiraheli nyakuri udafite uburiganya. Natanaeli aramusubiza ati wamenye he? Yesu aramusubiza ati Filipo, utarahamagara ubwo wari uri munsi y'umutini nakubonye. Natanaeli ku rugano rw'icyenda, Natanaeli aramusubiza ati Rabi, uri umwana w'Imana, koko ni wowe mwami w'Abisirayeli. Amen. Imana akishimwe cyane. Yesu hari ukuntu utamwemera, hari ukuntu agenda akakwiyereka ku munsi wa mbere, akakwereka ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu, ukarambura amaboko ati mwami ndakwemeye. Uyu Natanaeli byatangiye atabyumva, nta cyiza cyaturuka i Nazareti, ariko Yesu akimugera imbere agira iyerekwa, aramubwira ati utaraza nakubonye. Atangiye kumurondora rero, atangiye iyo twagiye mu buntu bwa Yesu, iyo twagiye muri Yesu Kristo, dutangira kwibona ya madefo yacu, dutangira kwibona ubuzima, ibicumuro byacu, dutangira kwibona ubuzima bubi twari turimo. Ariko icyo nta kindi, Yesu abagira ngo bwa buzima bubi twari turimo, ibya byerekezo bitwari turimo, abihinde ubuzima bwiza bugiye kudufasha kuba umwe nawe muri Yesu Kristo, tubona ubuzima bwe bwuzuye. Imana ishimwe cyane. Filipo rero akimara kwibona indorerwamo, akimara kwibona ubuzima bwe, akibona ko Natanaeli akimaze kwibona, aravuga ngo uri umwami uri umwami, aravuga ngo Rabi, uri umwami. Yesu ashimwe cyane. So ni ukuvuga ngo Filipo niwe turiho, agize umumaro mu bwami bw'Imana, azanye Natanaeli nawe araza. Niba twagira umugisha, izi ntumwa tujye tuzigiraho. Zari 12, ariko njye nawe tumenye ubuntu bwa Yesu Kristo, tumenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo binyuze muri za ntumwa 12. Tugomba kugera mu kirenge mu cyabo. Niba umenye amakuru meza y'umwami Yesu Kristo, wibyihererana, genda aho uruvuge bya Yesu, aho uruvuge bya Yesu. Hari umuririmbyi waririmbye nakoze ngo tugende mu misozi ngo tuvuge ibya Yesu, ariko noneho Imana ibishaka tukagenda tuvuga ibya Yesu, tukavuga iby'ubuntu bw'Imana, tuvuga iby'ineza y'Imana. Natanaeli noneho uyu Filipo azana Natanaeli kuri Yesu. Icyo Imana ibidushakaho, yarasize abivuze agiye kujya ngo nimugende mu mahanga yose, ngo muvuge ubutumwa bwiza, ngo kandi nguzemera muzamubatize. Ni umurimo, ni ukuvuga ngo nta kindi icyo Imana idushakaho, tuvuge ibya Yesu uko twamubonye, tumubwira abandi uko twabanye nawe, tumubwira abandi uko yaturengeye, tumubwira abandi ihishurirwa twagize tugeze ku buntu umusaraba, niryo hishurirwa, nta kindi tuyibwira abantu. Imana yakishimwe cyane. Uyu noneho haba umuntu ukomeye, Filipo yinjira mu bya Yesu, abijyamo neza. Ni ukuvuga ngo kubijyamo neza bigende bitwereka mu magambo yagendaga aganira na Yesu, ashaka kumenya byinshi cyane. Reka dukomeze dusome, uwo dukurikiye dusome Yohana ibice 14. Hari ikiganiro Yesu ari kumwe n'intumwa ze 12, ariko Filipo nawe turamuganiro yahajemo bitewe n'ijambo Yesu aravuze ntiyaryumva neza.
ariko ashaka gusobanuza Yesu kugira ngo amenye ibintu byinshi cyane. Hari igihe ibintu ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana tujye turisoma ntitujye tunabyumva, ariko nta kindi, haba hakeneye umwuka wera, haba hakeneye Yesu Kristo ngo azatwihishure dusobanukirwe bya bindi twari twasomaga twumvaga. Reka dusome ahangaha, turahasanga ijambo Filipo yasobanuje Yesu kugira ngo amenye neza, yari agize gushidikanya ku cyo Yesu yari avuze. Turebe muri Yohana ibice 14, dusome. Titire avuga ngo Yesu ni inzira y'ukuri n'ubugingo. Imana akishimwe cyane. Reka dusome. Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be, ababwira iby'inzira y'ukuri n'ubugingo, ababwira inzira agiye kujyamo, ababwira n'aho agiye kubategurira, ababwira rero basobanura neza. Ariko Filipo ntiyabyumva neza. Reka dusome. Titire avuga ngo Yesu ni inzira y'ukuri n'ubugingo, ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa Data hariyo amazu menshi, iyo aba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngaho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Yesu aramaze kubabwira ngaho njya inzira murayizi. Ababwiye iby'amazu, ababwiye icyo agiye kubategurira, ababwiye byose. Yesu arangije ababwira ngo aho njya ngerega inzira murayizi. Ampaye arayizi se? Babigishwe ntabwo bari bayizi neza, bari batarasobanukirwa Yesu, bari bataramenya iyo nzira neza. Yesu asoza ababwira ngo hari amazu ngiye kubategura, kandi ndagenda ngo kandi aho njya inzira murayizi. Hahaguruka umuntu Toma ku murongo wa 5. Toma aramubwira ati Databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu arababwira ati ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawujya kwa Data ntamujyanye. Muri za 12 Toma atera urutoki ati Data, nubwo utubwiye ngo uragenda ngo kwa Data rero amazu menshi, ngo niwe nzira, atariko inzira ntago tuyizi. Nibyo koko, hari igihe izi ntumwa zabazaga Toma, ni intumwa zagendaga na Yesu, zabanaga na Yesu, bazamukanye imisozi, bakabana amajoro, umunsi ku munsi bakabana amajoro. Ariko Yesu ababwira ngo inzira murayizi, Toma avuga ati reka da ntago tuyizi. Uzi ko ahangaha Yesu mushobora kugerana imyaka yose utaramumenya? Uzi ko Yesu ushobora kumara imyaka ushobora kumara imyaka 30 uri mu rusengero Yesu utaramumenya? Uzi ko Yesu ushobora kuba muri korali utaramumenya? Uzi ko ushobora kuba umudiyakoni imyaka 30 utaramumenya Yesu? Uzi ko uri umupasiteri Yesu utaramumenya? Uyu Toma atera urutoki tega inzira ntago tuyizi. Ariko Imana ishimwe cyane, Yesu ntiyitaye kuko tutaramumenya, ahubwo icyo ashaka nuko tumwegera, noneho adusobanurire, agusobanurire, akwireke mu buryo bwiza buzagufasha kugira ngo ugere mu bwami bw'Imana. Nicyo Yesu abashaka. Yesu ahita amenya koko Toma ataramumenya, nibwo yateruye amagambo ku murongo wa 5. Yesu aramubwira ati ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawujya kwa Data ntamujyanye. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu ababibona ko utamubona, Yesu ababibona ko umurongo urimo uyoba, ariko icyo abashaka ngwino imbere ye, icyo abashaka ntiwihagarareho, icyo abashaka ntiwikomeze, icyo abashaka ntiyita ku ititiro ufite, ntiyita ku mwanya ufite mu rusengero, ntiyita ku cyerekezo ufite mu rusengero, ntiyita ko utanga amaturo menshi, ntiyita kuri umukoraristi, ku muririmbyi umazemo igihe. Ushobora kuba urimo ariko utaramenya inzira ikujyana mu ijuru. Icyo Imana iba ishaka, garuka ku musaraba, ahubwo agusobanurire neza inzira ugomba kunyuramo, agusobanurire neza urugendo ugomba kunyuramo, agusobanurire neza. Toma akimara kwigaragaza uko ari, Yesu aramwegera aramubwira ati Toma, ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawujya kwa Data ntamujyanye. Imana yakishimwe cyane. Yesu azatwireka, azatwisobanurira, azatwereka ukuri, azatwereka n'inzira, kandi ubwami bw'Imana tuzabugeramo. Uyu ni Toma. Ariko noneho muri icyo gitaramo, muri abo bigishwa na Filipo yari arimo, nawe hari ibyo atumvaga. Noneho Yesu aramubwira ati ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawujya kwa Data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye. Noneho Yesu ahangaha ndamukunze, ikiganiro kirakomeje. Ntabwiye Toma ati ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo. Ku murongo wa 7 Yesu avuga ngo iyaba mwaramenye, muba mwaramenye Data, uhereye none muramuzi kandi muramurebye. Yongera Yesu none arabwira, azanye yindi confusion. Yesu arabwira ati iyaba mwaramenye, muba mwaramenye Data, ariko nta kibazo,
muramubonye kandi muramurebye. Ye baba we, none uyu Filipo tugiye kugarukaho ati reka 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 reka, ibyo uvuze ni ibiki? Ngo turamurebye, ngo data ngo turamubonye, ngo kandi ngo tuba twaramumenye kandi ngo turamurebye. None ku murongo wa 8 Filipo yumva biramucanze. Yesu aravuze ngo yaba mwaramenye muba mwaramenye data, uhereye none muramuruzi kandi muramurebye. Filipo avuga ati data ngo turamurebye, ngo turamubonye. Filipo none yumva ni ibintu atumva. Ku murongo wa 8 ngo Filipo aramubwira ati databuja, twereke data wa twese biraba bihagije. Haleluya. Filipo none kwa kundi gukurikira Yesu, no muri icyo gitaramo aterura amagambo ngo none ngo twereke data wa twese biraba bihagije. Imana yakishije. Ku murongo wa 9 Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo? Imana yakishimwe cyane. Hari ikibazo Yesu yabashije Filipo igihe cyose twabaniye, ngo Filipo ngo nawe nturamenya. Dusubiremo ku murongo wa 9 ngo Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntimwari mwamenya Filipo? Yesu nawe arakubaza, igihe wagendaniye na Yesu waramumenye neza? Muririmbye dukurikiye, igihe waririmbiye Yesu waramumenye neza? Mudiyakoni nawe, igihe wabaye mu nzu y'Imana Yesu waramumenye neza? Mupasiteri, ese igihe wigishije ibitaramo bigiye bitandukanye Yesu wamumenye neza? Uyu Filipo nawe yagendanaga na Yesu. Ntiwirengage, hari igihe utaba waramumenye, aho ukeneye irindi hishurirwa kugira ngo umumenye neza. Ukeneye irindi hishurirwa kugira ngo umenye neza Kristo wakurikiye icyo ari cyo. Uyu Filipo nawe yagendaga na Yesu, bamanukana imisozi, ariko ikitangaje yari ataramumenye. Filipo aravuga ngo none ngo twereke data wa twese, mutwereke. Yesu avuga ati niba data muramubonye, umbonye ababonye data. Filipo ati reka reka reka, twereke mutwereke, numutwereka biraba bihagije. Yesu ababazwa n'icyo kibazo, n'ibintu byinshi yababwiye, n'ibintu byinshi yabigishije, ukuntu yabazamukanye imisozi, ukuntu bamanukanye indi, ariko nabajwe n'ikibazo ambajije ngo Filipo, igihe twazamukanye nawe, ariko Imana ishimwe cyane igihe n'iki ngiki cyo kwe Yesu kutwereka bundi bushya. Imana yakishimwe cyane. So noneho ku murongo wa 8 ngo Filipo aramubaza ati databuja, twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubwira ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye data. Niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Imana yakishimwe cyane. Imana habwe cyubahiro. Filipo rero akimara kubaza icyo kibazo, Yesu aramusubije neza. Ibibazo twibaza mu bwami bw'Imana, Bibiliya ifite ibisubizo. Ibibazo twibaza mu murimo w'Imana, Yesu afite igisubizo. Ibibazo byose twibaza, Yesu afite igisubizo. Filipo noneho aravuga ngo twereke data wa twese. Yesu abwira ngo Filipo, nubwo twabanye ukaba utaramenya, nubwo twazamuka imisozi ukaba utaramenya, ariko Filipo umbonye ababonye data. Imana yakishimwe cyane. Filipo arizera cyane, ahabwa imbaraga, ahita abona agaciro ko kubana na Yesu hari byinshi umuntu agomba kumenya. Ni ukuvuga ngo kubana na Yesu bisaba kumwegera cyane no kubana nawe cyane. Iyo Filipo ataza kubaza Yesu ngo amwegere, ntiyari kumenya byinshi cyane. Iyo Filipo ataza kubaza Yesu, ntiyari kumenya byinshi. Icyo Imana dushaka ni uko tuyegera, tukayisanga, tuzamenya byinshi umurimo w'Imana, tuzamenya byinshi mu bwami bw'Imana, tuzahishurirwa byinshi muri uru rugendo. Muri uru rugendo ntabwo twabimenya byose, ariko tuzabimenya umwuka wera naza. Muri uru rugendo hari ibitwihisha, ariko umwuka wera natwihishurira tuzabimenya. Muri uru rugendo hari ibyo tubona ni nk'amayobera, ariko ntabwo ari amayobera matagatifu nk'aya yandi, ahubwo umwuka wera niwe tuzadusobanura byose ibitugora muri uru rugendo. Imana yakishimwe cyane, ariko tumuhumure tuzabimenya. Uyu Filipo rero aba intumwa nziza, akora umurimo w'Imana, agenda yagura amatorero, agenda mu migabane igiye itandukanye avuga ubuntu bwa Yesu Kristo. Icyo yashakaga ni rya jambo Yesu avuga ngo nimugende muhindura abigishwa, mugende muhindura abantu kuba abigishwa banjye. Filipo yarayifashe neza cyane, aragenda akora umurimo w'Imana, agenda ashinga amatorero, agenda abwiriza ubutumwa bwa Yesu Kristo, aragenda akora umurimo w'Imana. Icyari kimuhangayikishije
n'ukuzana abantu, n'ukuzana abantu kumenya Yesu, n'ukuzana abantu kuba bigishwa ba Yesu Kristo. Nicyo cyamushaka. Kandi Filipo uyu nguyu uwezeraga yaranamubatizaga. Muribuka abatiza Filipo, ni ukuvuga abatiza inkone, murabyibuka. Ni ukuvuga ngo uyu Filipo wizeraga wese yaramubatizaga, kuko niyo nshingano Yesu Kristo yari yarasigiye ziriya ntumwa, uwizera wese akabatizwa. Imana yakishimwe cyane. Ahangaha rero Filipo yagiye akora umurimo w'Imana, arawukora neza, kandi Imana ikayishimisha. Ni ukuvuga bigera ku rwego bahabwa umwuka wera ubafasha mu bibazo no mu bigeragezo, bagera ku rwego bahura Imana ibaha umwuka wera mu vugabutumwa, intambara ntibazumve, itotezwa bahuzwaga ntibaryumve, ariko nta kindi, bari bafite imbaraga zidasanzwe zo kwamamaza Yesu Kristo n'ubuntu bw'Imana. Uyu Filipo anamba ku murimo w'Imana. Uyu Filipo ashaka Imana neza, arayishaka, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro cyane. Ariko kwa kundi noneho yavugaga ubutumwa rero, igihe cy'akarengane byanze bikunze, turi mu isi, dufashe igihe mu ntambara. Isi turiho ubu ngubu tuzayivaho, turiho uyu munsi, ejo tuzapfa. Ariko ikibazo gitangaje, tuzapfa dute? Hari igihe ikibazo njye nibaza ngo ariko Mana, ijambo rya nyuma nzavuga kuri isi ni irihe? Ikajya rintera ikibazo. Ariko icyo nsaba Imana, rizaba ari ijambo ryiza ry'abakoreye Imana, rizaba ari ijambo ryiza ry'abantu bavuze Imana neza, rizaba ari ibintu bya nyuma nyine. Umuntu wese agira ijambo rya nyuma, ariko ujye wibaza ngo ijambo rya nyuma ryanjye ni irihe? Iri jambo rya nyuma nzavugira ku isi ni irihe? Ariko Imana idufashe tuzagire ijambo ryiza ritujyana mu bwami bwo mu ijuru. Imana yakishimwe cyane. Nubwo izi ntumwa zapfaga ziterwa amabuye, zo zabasabiraga ngo data, zasabiraga umugisha bari kubarenganya, kuko babonaga aricyo gihe cyabo. Uyu noneho uyu Filipo, kuko yagendaga avuga ubutumwa hirya no hino, yaje kugera muri Turikiya mu gihe cy'akarengane k'intumwa. Nta kindi yagombaga gupfa, ariko ntibatinyaga urupfu. Ni ukuvuga ngo ntibatinyaga urupfu. Ndibuka ari umugabo witwa Perikarupe, umunsi umwe yari mu bigishwa bamenye Perikarupe, nawe tuzamuvugaho. Ari mu bantu bakurikiye inyigisho za Yesu Kristo, aramwizera, bagendana nawe. Uyu Perikarupe umunsi umwe noneho baramubwira ngo Perikarupe ugomba kwihakana Yesu, ugomba kumwihakana, ukavuga ati uramwihakana. Ariko Perikarupe bari bacanye umuriro yagombaga gutwikwamo. Aravuga ati imyaka nagiye. Perikarupe ari umuntu wari wamenye, hari igihe umuntu amenya ibya Yesu akabimenya. Perikarupe ikintu yaravuga ati imyaka nagendaniye n'uyu Yesu Kristo, mu bwago nihakane. Ikintu cya mbere cyo ntiyantereranye, ntiyandetse, ntiyanteje abantu, ntiyanyishije. Uko atame mu kigihe twagendanye, ubu nicyo cyatuma mwihakana. Ni ukuvuga ngo umuriro bari bacanye, ahubwo aravuga ngo nimwigire hirya, nimwigire hirya. Kubabwira ngo bigire hirya, yagira ngo ibirimi by'umuriro bitabafata, akagenda wujyamo. Nuko bariya abantu bari bafite imbaraga zidasanzwe, bari bafite umwuka wari udasanzwe. Ariko nta kindi, ngo iyo babaga bageze muri ibyo byago, ngo ijuru ryabakingukiranaga, bakareba umunezero aho bagiye kujya, bakareba ubwiza bagiye kujya, bakareba igitaramo cy'aho bagiye kujya, ahubwo bakavuga ngo reka tugende. Ntabwo babonaga ibyo bibazo, ntabwo babonaga, ngo nibo ntibabibonaga. Umwuka wera rero ikintu adufasha nta kindi, ibiturwanya, ibitubabaza, umwuka wera utuma tutabyumva. Uyu Perikarupe ahubwo ngo nimwigire hirya, nigire mu muriro, ngo nisangire umwami wanjye. Imana kishimwe cyane. Uyu noneho Filipo ukuntu yapfuye, nta kindi, yabambwe ku giti ahitwa Hierapolis muri Turikiya. Abambwana na Barutimayo, nabo bose barabambwe. Urupfu nirwo bamubambye ku giti. Nawe igihe yapfiriye nticyamenyekane neza, kuko ntibyanditswe. Uyu Barutimayo ntibyamenyekanye neza igihe yapfiriye, ariko noneho icyo yapfiriye muri Turikiya icyo nicyo tuzi cyo. Hanyuma arapfa. Filipo intumwa y'Imana ipfa ityo, ariko adusigira urwibutso rwiza rwo kubana n'Imana, rwo kugendana nayo. Ni ukuvuga muri uru rugendo hari ibyo tutamenya. Icyo Imana ibishaka nuko tuyegera, tukamenya byinshi ku bwami bwayo. Icyo Imana ibishaka nuko tugenda ikadusobanura byinshi ku bwami bwayo. Tuzahura n'intambara, tuzahura n'ibitugerageza, tuzahura n'ibiturwanya kubw'umurimo w'Imana, wo gukurikira Yesu. Ariko Imana ishimwe cyane, umwuka azajya adufasha atuyobore, tuzagera mu bwami amahoro. Umwuka azajya atuyobora, tuzajya twumva ibiturwanya, tuzajya twumva ibigeragezo, ahubwo tuzajya twumva hari ubundi buzima tugiye kwinjiramo bwo gukurikira Yesu. Murakoze rero mwebwe mwadukurikiraga, murakoze mube mubana natwe. Ujye ukurikira icyigisho cyacu,
ni intumwa ya gatatu Filipo twari turimo turayisoje, tuzakurikiza izindi ntumwa zirindwi zisigaye. Kurekeye kujya ubana natwe kandi noneho ibiganiro tuba twashyizeho nta kindi, ujye ubisangiza n'abandi. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umfashe kuvuga ivugabutumwa. Njyewe urankurikiye, wagize umugisha wo kunkurikira, ariko hari abatabibonye, bibasharingire nabo bamenye iby'ubuntu bwiza bwa Yesu Kristo. Umfashe kuvuga ubutumwa, umfashe kwamamaza ubutumwa. Imana y'amahoro iguhe umugisha wo kubana natwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro cyane kubw'iri jambo ry'Imana. Icyo Imana iba ishaka nta kindi ni uko dukizwa. Icyo Imana iba ishaka nta kindi ni uko dusanga umwami Yesu Kristo twejejwe dutunganye. Ahari se waba unkurikiye, wakurikiye kino kiganiro cy'akarengane intumwa zanyuzemo, ugikurikiye umunsi ku munsi, ariko ukankurikira utarakizwa, nawe wumva utarabyumva, ariko nta kindi, ugomba kumenya ubutumwa bwa Yesu Kristo uko bumeze. Unkurikiye utarakizwa, unkurikiye utarakira umwami Yesu Kristo nk'umwami Yesu nk'umukiza, igihe ni iki ngiki cyo kumwakira. Igihe ni iki ngiki cyo kumwemera akaba w'ubuzima bwawe. Igihe ni iki cyo kumwemera ukakingura umutima wawe akaza akakuzamo. Umuririmbyi yaririmbye ngo ngwino uze mu mutima wanjye mbemo ndabikwemereye. Icyo Yesu ashaka nta kindi, mukingukira umutima, aze mu mutima wawe, aze yiberemo, aze umwami. Nicyo aba ashaka. Azakuyobora neza, azakomora inguma, azakomora ibikubabaje, numwemerera ukamwakira. Ese urankurikiye utaramwakira? Ese urankurikiye utaramenya amakuru y'umwami Yesu Kristo? Nta kindi gihe ni iki ngiki. Hari urusengero rukwegereye, wagenda ukegera umupasiteri ukwegereye. Hari itorero rikwegereye, wagenda ukaryegera, wamushumba urishumbye. Ariko icyo dushaka nta kindi ni uko ukizwa, ukamenya inzira Yesu Kristo, ukagendera mu nzira ye, tukazahurira mu ijuru tuvuga ngo twabonye ubwiza bw'Imana, twabonye Imana ituneshereza mu ntambara, twabonye dusimbuka impfu, twabonye tunesherezwa kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze wowe dukurikiye. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi ukomeze kubana natwe kuri uyobora Imana yaduhaye, Bibiliya yacu isoko y'agakiza. Reka dusoze dusenga ku izina rya Yesu Kristo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'aka kanya, turagushimiye kubw'umwanya waduhaye kuri iri jambo ry'Imana, turagushimiye ubu waduhaye badukurikiye, turagushimiye ko abazaryumva, badukurikiye online, abadukurikira live, Mana ubahe umugisha. Abadukurikiye batarakizwa mwana, igihe ni iki ngiki, ndabasabira ko baha agakiza, bakagukurikira bakuzi, bakagutunganira iminsi yose. Ahari Kristo, hari abadukurikiye bafite ibibazo bitandukanye, hari abarwaye, uri Imana ikiza. Hari abafite ibibazo bitandukanye, uri Imana idukiza ibibazo. Hari abadukurikiye bafite amaganya, uri Imana ihura imitima. Icyo dukundira Yesu, ntabwo waje kudukiza ibyaha gusa, ahubwo waje kudukiza n'imvune zo mu mitima. Ibyo zose urazidukiza tukagenda twemye. Umuririmbyi yaririmbye ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Uwiteka nyir'ingabo, abadukurikiye bafite imitwaro igenda bahitamishije, igihe ni iki cyo kuyibatura mwami. Urakoze Kristo. Rero turagushimira ubuhaye agakiza, turagushimiye kubw'uyu mwanya waduhaye. Icyo tugushaka Kristo ni uko abantu bakizwa, wongere umubare w'abakizwa, wongere umubare w'abajya mu ijuru, wongere umubare w'abizera, wongere umubare w'abagusanga. Ahubwo Kristo nicyo tugushaka, tuzahora turi mu ijuru, turi ishyo rigari rinini rivuga ngo twanyuze mu bikomeye, ariko umwami utugeza mu ijuru. Turagushimiye. Urakoze rero kubw'aka kanya, ndakagushimiye. Izina ryawe rishyirwe hejuru n'iteka ryose. Amen.